wari wakora imibonano mpuzabitsina n'umuhungu? Yes, nk'ibisanzwe tubaye ikiganiro muri Vibe 250 ngewe ndi Alpha nk'ibisanzwe. By'umwihariko tubafitiye umutumirwa umukobwa mwiza cyane udashobora gushidikanya ko atari uw'igikundi. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Wambaye neza? Murakoze. Nawe ariko wambaye neza. Weekend nziza. Kuri twese. Ubu none abantu badukurikiye buriya hariya kuri televiziyo wabwira ko hagaze amafaranga ngahe? Okay. Utagiye kuvuga ngo ni make kako bajya bamanura ibiciro nyine kangombe ko muri abantu muri hasi kuva ku nkweto na shanete byose. Okay, guhera ku rukweto. Rukweto ni 25. Ikanzu nayo ni 25. Shanete ni 5. Umusatsi. Umusatsi ni 20. Biragaragara ko ubuzima bw'umusitari buba buhenze mu kubaho. Ukurikije ibiciro wagiye ugura ibintu ubaye utari umusitari wasanga ariko kuri wowe ku bwawe nk'umukobwa w'i Kigali niyo bavuze umukobwa mwiza kuri wowe ni umukobwa umeze gute? Icyambere ni ukuba afite indangagaciro z'umunyarwanda. Kuba ari umunyarwanda njyemba numva ari byo binyesha ubwiza pe nta kindi. Naho umuhungu mwiza kuri wowe asobanuye iki? Umuhungu mwiza, umuhungu asobanuye iki? Mbese ubusobanuro bw'umuhungu mwiza wakumva yakubera umugabo cyangwa se mwiza kuri wowe? Okay, umutipe wiyubaha. Nanjye akanyubaha njyewe ubwanjye. Ibindi biba bihagije tugenda tubifatanya. Nk'umusitari n'icyamamare umunsi wawe uba upanze gute kuva mu gitondo kugera nimugoroba? Umunsi wanjye? Okay. Mu gitondo ndabyuka nkakora dushe. Namara gukora dushe nkakora uturimo two mu rugo dukeya. Mfite akazi ndi bujyemo nkakajyamo. Nta kindi. Kuri ubu nona twashye twinjira mu kiganiro nirinzi kuko baza ngo witwa nde kuko nari nguzi. Ubu nona umuntu dufite kuri televiziyo yacu ninde? Nitwa Ishimwe Cynthia. Ishimwe Cynthia. Ishimwe Cynthia ubu nona ari single cyangwa ntago ari single? Okay, ndi single. Single research. Buriya ni igihe kitaragera ariko karahari iminsi ariko ubu ngubu amusema. Ingo z'abasitari zikunze kutamara igihe cyangwa se kutaramba biriya bintu ubona biterwa n'iki? Ndibaza impamvu rutaramba buriya ni ibanga ryabo hagati yabo kuko ngiye mu bintu byabo nkivangamo urumva naba ngiye mu bintu by'abandi ntafitiye umwanya ariko ntabwo ari uko zitaramba, ziraramba pe nyinshi cyane aho ziraramba ariko kuvuga ngo natandukanye nawe niho ukomoje ariko cyangwa ntabwo yari uwanjye cyangwa yakubwiye wamubwiye inkwano agira ubwoba. Kuri ubu abantu badukurikiye ari umuhungu ufite gahunda ukamwemerera yaba afite inkwano yangahe? Ibyo ugomba kubibaza ababyeyi ntabwo ari ko bavuga yuko inkwano iganirwa hagati y'umuhungu n'umukobwa. N'ababyeyi babigiramo uruhare. Cynthia mu buzima bwawe busanzwe iyo watuje ari ukureba filimi no kumva indirimbo ukunda iki? Nkunda filimi. Mu bijyanye n'ibyo kurya ni ikihe cyo kurya ukunda ku buryo wumva iyo wakiri wariye neza pe? Nkunda spaghetti. Wari wakora imibonano mpuzabitsina n'umuhungu? Byarabaye.
abanyarwanda bakunda kuvuga ngo mu kinyarwanda cyuzuye ngo aho yaciye ntihaca urwango. Kuki uwo muntu byaje kuba kumutandukana cyangwa ntabwo yari umukunzi? Mu buzima bwawe bw'igikobwa bwo kuba uri umukobwa nyamwari umunyarwandakazi, wumva nk'ubukwe bwawe byibura bwawe burimo uwuhe muntu ukomeye mu Rwanda muri showbiz? Umuntu ukomeye cyane muri showbiz bwaba burimo Nakoze ukina muri Stimate. Nakoze wo muri Stimate. Uramutse ukundanye n'umuhungu akakubwira ko mugomba gukundana kugera mubanye mutarajyamanaho na rimwe, bakemera gusezerana nawe imbere y'amategeko akakubera umugabo mutarajyamanaho cyane? Uramutse usanze bitabaho kuri we kandi waramaje gusezerana, nabyakira. urugo rwabaho cyangwa rwasenyuka? Rwabaho bigoranye ariko rwabaho. Dukunze kubona amasezerano ngo tuzatandukanywa n'urupfu, ariko WhatsApp ikatandukanya abantu basezeranye gutandukanywa n'urupfu. WhatsApp yaba ari rwo rupfu rw'iyi minsi cyangwa? Oya, ntabwo ari rwo rupfu rw'iyi minsi, ahubwo nyine iyo ukunda umuntu wirinda n'icyamubabaza. Ndakeka kuba wakora chat yiyubashye, ntuzanemo ibintu biratuma bibabaza umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Akenshi na kenshi iyo dusoye ingo z'abageni, iyo umunsi waraye yari abageni, ukunze kubona umugeni w'umugore afite amasoni menshi. Dukunze gutekereza ko aba ari uko yakoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere, none wowe azaba atari ubwa mbere, nawe uzagira isoni cyangwa azaba ari ibisanzwe nka misa ya mbere? Isoni zo ntabwo zirabura, kuko umugeni wese ugira isoni si uko aba atarabikoze, hari igihe aba yarabikoze, aho nyine kwiyakira ko wabaye umugore w'umuntu n'abashyitsi baza bamwe utazi n'abandi uzi bitera isoni. Kuri wowe iyo umuntu agutereye ivi ubyumva ute? Byabayeho? Iyo umuntu agutereye ivi byakubayeho cyangwa ntabwo biraba? Ntabwo biraba, ariko binabaye ubishushanya gute? Ukuntu umuntu araje nimuziranye ahise atera ivi cyo mutaziranye? Yes, mwese ugukunda umuntu se? Oya, tutaziranyeho ntabwo byabaho ko mutavuga ngo ubize ko gutera ivi nawe ushyigikiye ko ari ibintu byateguwe. Cyaba ari ibintu byateguwe. Byaba bimaze iki? Byaba bimaze iki? Icyambere iyo mukundana mba numva njye kuba mukundana byonyine ni iby'agaciro. Rero kuba wavuga ngo umuntu yagutereye ivi, abenshi se bo bakaba ari uko bateranye n'ivi. Oya, biramutse bibaye ngombwa ko ukundana n'umuntu urusha amafaranga, ubona urwo rugo rwabaho? Rwabaho cyane, kimwe n'uko nabana nawe ayandusha. Ayakurusha birashoboka? Nanjye nyamurusha, twabana muri ubwo buzima nta kibazo. Kuko tuba twarasezeranye kuva mu mutungo, numva nta kibazo. Ibyansanganye n'ibyo musanganye tukabishyira hamwe. Bijya bibaho ko umuntu abana n'umuntu akaryamana n'undi muntu ku ruhande akanamutera akanafite uwo babana? Ntabwo tubikwifurije. Biramutse bibayeho, umugabo mubana wamubwira ko byabayeho ugasama umwana wundi cyangwa waryumaho ugaceceka? Oya, nabimubwira. Hari icyaha kitababarirwa more than sure, nabimubwira, kuko ntabwo narera umwana azi ngo papa we won't tubana niwe papa we, kandi afite papa we ku ruhande. Nabimubwira. Iyo bavuze urukundo kuri wowe, wumva urukundo rusobanuye iki? Urukundo okay, urukundo ariko rwumvikana kuri wowe, kuri njyewe, bavuze ku bandi. Kuri njyewe ijambo urukundo ndaryoba cyane, kuko umuntu ufata time ye akagutekerezaho akabona ko mwakundana, kandi akaba yakifuza ko mwanazabana mu buzima bwawe bwose. Ijambo urukundo ndaryoba cyane. Ijambo akaramata risobanuye iki ku buzima bwawe? Akaramata ku buzima bwawe?
so bisobanuye ikintu kinini akaramata nyine kubona abantu umuntu iteka ryose. Ni ikihe kintu cyiza wiyiziho n'abantu bakubwira ati sha aho uri mwiza nawe umaze kumva ku bantu benshi kandi nawe ukaba ubizi? Okay, ikintu abantu bakunda kumbwira ni aka kantu kari mu manga. Buri mwese nyine aba afite amatsiko agira ngo ni tiro nasizeho akagira amatsiko yo kugahanagura nyine. Niko yamaze guhanagura yabona ari umubiri wanjye avuga ati ufite akantu keza. Nawe ukahita ugakunda? Ndagakunda cyane. Haba hari igihe utishimiye ku mubiri wawe? Ntacyo. Akantu rwose Imana yankoreye kose. N'ibanga ryanjye. Mu Rwanda haje imashini ishobora kuguha umubyibuho cyangwa ikaguha size ushaka, mu nda ushaka, amabere ushaka. Bibaye ngombwa ko ujyayo wasaba muganga kukaguha iki kuri wowe? Ndakeka bitaba ngombwa ko njyayo. Byabaye ngombwa wumva ari iki wasaba? Bakugabanyiriza cyangwa bakongerera? N'ibanga. Shyira hano. Oya. Biri prive. Nta muntu yakubwira ko ufite amenyo arimo utuntu twiza tw'imihondo? Oya. Ako nawe uratuzi ko twaba mu ex wanjye yarabikubwiye? Uri tubonye dusobanura cyuma tukubangamiye cyangwa nawe ubona ko ari twiza mu kanwa kawe? Okay, yaba tumbangamiye mba naragiye kudukuzamo. Ako nta kintu tumwaye. Nitako. Umva uteganya kubaka urugo ryari? Ndacyafite byinshi byo kugeraho, cyakoze nka nyuma y'imyaka 6. Mbese ko abahungu bari mu nzira bashaka barorera? Nyuma y'imyaka 6 pe nibwo numva nzagira igihe cyo kuvuga ngo njye mu rugo. Ujye mu rugo? Ubonye umuntu ufite gahunda imbere y'iyo myaka wamubwira ngo fata ikarita itukura? Afite gahunda ubona ari tayari? Ntabwo nagenda nonaha. Ijambo Slay Queen bivuze iki kuri wowe? Njye kuri njye nta kintu bivuze. Iyo bavuze Slay Queen wumva Slay Queen ni igiki? Akenshi nyine Slay Queen bakunda kuvuga ko ushobora kuba ari indaya, ahubwo njye siko mbyumva. Kuko umuntu wese umeze neza wambaye neza ushobora gucana bakavuga turiya ni Slay Queen. Ariko njye ndifata nyine nk'akazina wakita umuntu uwo ari we wese ubonye wambaye neza, ntidufate yuko ari indaya. Sobanura ko wakwita Slay Queen wabyishimira kuko nawe wambaye neza? Kuri njye nawe nabyishimira. Kandi wambaye neza? Ntabwo kuri njye nabyishimira, nta nubwo mbikunda. Dusoza rero gira icyo ubwira abakunzi bawe by'umwihariko abafana bawe nk'ubutumwa wabagenera muri ibi bihe bya COVID, haba ku bwirinzi cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ku bakunzi banjye ndabashimira cyane kuba bafata umwanya bakadukurikirana. Ikindi nababwira nibamfashe turebe ko basi twazasubira mu buzima twabagamo, kuko ubuzima turimo ntabwo twese tubwishimiye. Kuko bamwe baba bifuza ati yaba atariho tuba dukoze ibibi, ariko urabona ko ubuzima bwinshi bwasubiye inyuma kubera COVID-19. Bamfashe twajya dukaraba amazi meza n'isabune, tukambara agapfukamunwa neza, twubahiriza igihe leta yashyizeho, tugafatanyiriza hamwe kuyirinda. Dusoza, ni ikihe kibazo nakubajije kikakugora kugisubiza? Ikibazo wambajije cyangwa uri kugisubiza ni uko wambwiye ngo mu Rwanda haje imashini igabanya ngo ni iki nagenda bakangabanyiriza cyangwa bakongera, nicyo kibazo cyangoye. Wakoze cyane kwakira ubutumire bwacu. Nawe mwakoze cyane. Yes, nk'ibisanzwe rero yari Alpha, twari turi kumwe 5 kuri 5 ikiganiro Vibe 250 cyo nakagaruka. Stay touch.
Peace.